Muraho neza. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwiyandikisha no kumenyekanisha umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Icyambere ubanza gukora ni ugutanga amakuru ku bwoko bw'ibyumba ufite. Nyura ku rubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro ari rwo wa/RRA/gov/rw ukanda handitse kumenyekanisha imisoro y'imbere mu gihugu. Shyiramo tini n'ijambo banga ryawe. Manuka hano hasi kuri update details uhitemo tourism property. Jya hano kuri property type wuzuze mu bwoko bw'amacumbi. Niba ari hoteli, lodge, apartment cyangwa ikindi kintu ufite. Hano imbere ya room type urahitamo ubwoko bw'icyumba. Uzuza umubare w'ibyumba ufite. Niba aho hantu uhakodesha kanda kuri rent. Niba ari ahawe bwite kanda kuri owner. Iyo uhisemo owner bagusaba kuzuzamo UPI. Iyo wahisemo rent bagusaba kuzuzamo imyirondoro yose kuva ku ntara kugera ku mudugudu. Kanda hano kuri add property maze wemeze kuri OK. Iyo umaze gutanga amakuru ku bwoko bw'ibyumba byawe, ikindi ukurikizaho ni ukwiyandikisha ku musoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Kanda hano kuri online requests, jya kuri tax account registration request. Kuri tax type hitamo tourism tax. Kuri effective date uzuzamo itariki ya mbere z'ukwa karindwi 2025 maze ukande kuri submit. Urahita ubona ubutumwa bukwereka ko wamaze kwiyandikisha kuri uyu musoro. Kumenyekanisha umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ho urasubira inyuma hamwe winjiriye umaze gushyiramo tini na password maze ugakanda hejuru iburyo aha handitse Annexure Downloads. Hitamo ahanditse tourism. Harafunguka umugereka maze uwuzuze. Kuri property type uzuzamo niba ari hoteli, apartment, lodge cyangwa n'ibindi. Room type uzuzemo ubwoko bw'icyumba, amazina y'umukiriya cyangwa code, nomero y'icyumba, igihe yaziye mu cyumba n'igihe azakiviramo. Ushyire mu bwene gihugu, igihugu atuyemo, nimero ya facture, iminsi yamaze mu cyumba, igiciro cy'icyumba ku ijoro, amafaranga ari kuri facture yose ukuyemo TVA ndetse n'igiciro cy'icumbi hatabariwemo TVA. Kanda kuri validate maze wemeze kuri yes. Urahita ubona ubutumwa bukwereka ko umugereka ugiye ku mashini yawe kuri local disk C muri folder ya RRA yitwa tourism tax. Kanda kuri submit. Subira kuri tax declaration. Kanda kuri new declaration maze ukande kuri submit. Kuri iyi page ifungutse shakisha handitse tourism tax maze ukande kuri nimero y'uwo musoro. Kanda kuri enter declaration maze wuzuze iyi page ifungutse. Ku murongo wa 5 urashyiramo amafaranga yose wacuruje muri uko kwezi umenyekanisha ukuyemo TVA. Ku murongo wa 10 urashyiramo amafaranga y'icumbi gusa utabariyemo TVA. Iyo urangije kuzuza kanda hano kuri save. Komeza ukande kuri continue with upload annexures. Kuri iyi page je kanda kuri upload ushyiremo wa mugereka wujuje. Kanda kuri choose file urebe hamwe wabitse wa mugereka uwushyiremo maze ukande kuri submit. Emeza kuri OK ukande kuri compare with the declaration maze ugereranye urebe ko umubare uri iburyo uhura n'umubare uri ibumoso. Vivura muri aka kazu kabanziriza I accept maze ukande kuri submit. Wemeze ukande kuri OK. Kanda hano kuri view acknowledgement receipt ubone nomero wifashisha wishyura arizo doc number. Ubu ni bwo buryo rero bwo kwiyandikisha no kumenyekanisha umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi. Ugize ikibazo watwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyangwa ukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.